Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice byaho 3 umurongo wa 16. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 3 umurongo wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. 16 avuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Reka twongere dusubiremo. Havuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ni aya magambo tugiye kuganiraho tuvuga ibijyanye n'uburyo bwo kumenya ndetse no gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya. Aya ni amagambo Paul yandikiye Timoteyo amwandikira nk'umwana we mu by'umwuka, amwandikira nk'umuntu yareze akigisha hanyuma amusaba kugira ngo abashe gukomera no gushikama mu byanditswe, abashe gukomera ndetse no gushikama mu byanditswe. Yari arimo ahangaha yasaga nk'umuntu urimo umuhugura kugira ngo abashe gukomera no gushikama mu byanditswe. Uburyo bwo kumenya no gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Muri ino minsi tugenda twumva ibintu bitandukanye, tukagenda twumva ibintu bitandukanye, ijambo ry'Imana ritandukanye, ariko ushobora kwibaza ngo ni gute namenya nasobanukirwa ijambo ry'Imana? Ese ni gute namenya ko izi nyigisho ndimo nsoma Bibiliya, ni gute njyewe ubwanjye nshobora kwisobanurira icyo ijambo ry'Imana ryigisha? Ni gute namenya icyo ijambo ry'Imana ryigisha? Uburyo bwo kumenya icyo ijambo ry'Imana ryigisha, kumenya icyo ijambo ry'Imana ryigisha, mbere na mbere ni ukumenya icyo Bibiliya ari cyo. Ese Bibiliya ni iki? Kuko utazi icyo ugiye gusoma icyo ari cyo, byakugora kugira ngo uhishurirwe icyo kikubwira. Utazi icyo ugiye gusoma icyo ari cyo, byakugora guhishurirwa icyo kikubwira. Rero abantu benshi batandukira kino kintu bikarangira binjiye mu kindi kintu gitandukanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, bikarangira binjiye mu bindi bintu bitandukanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nk'uko twasomye urwandiko rwa mbere Paul yandikiye Tito, ibice rwa kabiri Paul yandikiye Tito, ibice 3:16, hatubwiye ikintu gikomeye. Hatubwira ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Byanditswe byera byahumetswe n'Imana. Ni iki Paul yari ashatse kuvuga? Paul yari ashatse kubwira umwana we Timoteyo yuko ibyanditswe byera, amagambo y'Imana mu isezerano rya kera, kuva mu itangiriro, ibitabo 5 bya Mose, itangiriro, kuva, kubara, Abalewi, kubara, gutegeka kwa kabiri, ndetse n'ibitabo bijyanye n'abana, byo twita ibijyanye no ku ngoma, ndetse n'indirimbo n'ibitabo by'abahanuzi, ibitabo by'ubwenge. Iyo tuvuze ibitabo by'ubwenge habonekamo Zaburi, imigani, indirimbo ya Salomo ndetse n'umubwiriza. Ibitabo by'abahanuzi, Bibiliya iravuga hari 4 by'abahanuzi bakuru ndetse n'ibindi bigera ku 16
by'abahanuzi bato. Ariko kuvuga ko ari abahanuzi bato ntabwo bivuze ngo ni bato koko, oya. Ahubwo icyo Bibiliya ivuga impamvu bita abahanuzi bato ni uko banditse bagakora amapaje make. Ntabwo ari abahanuzi bato kuko ubuhanuzi bubaye buto, no, wapi. Ahubwo ni uko ibyo banditse, amapaje banditse, inyandiko banditse ntoya. Ariko ubuhanuzi bwose burakomeye kandi ni bugari ndetse ni bunini, ndetse burimo icyo Imana yari igambiriye kuvugana n'ubwoko bwayo. Rero ibyo byose twashize kuvuga, ibyo byose byahumetswe n'Imana, byahumetswe n'Imana. Paul rero yarimo yandikira umuhungu we Timoteyo, arimo amubwira yuko inyandiko zose zabayeho atari amagambo y'abantu, atari imitekerereze y'abantu, ahubwo ari ibyo Imana yahumetse, ari ibitekerezo by'Imana, Imana yatanze. Iyo dusomye Bibiliya zitandukanye, aha tuvuga guhumeka, tuvuga ko ari ibitekerezo by'Imana, Imana yagiye iha abantu. Ibitekerezo by'Imana, Imana yagiye iha abantu. Rero kugira ngo wumve Bibiliya, ntabwo ari ingano y'amashuri umuntu aba yarize, si ingano y'ubwenge no gutekereza k'umuntu, ahubwo ni ingano yo guhishurirwa guturutse ku Mwuka Wera, ni ingano yo guhishurirwa guturutse ku Mwuka Wera. Cyakoza hari ikintu kibaho, habaho guhugurana, kuko iyo usomye Bibiliya no mu Isezerano rya Kera, hajyaga habaho amashuri y'abahanuzi, aho bajyagamo bakiga amateka, bakiga uburyo byagenze, bakiga imibereho, ndetse n'icyo twita iyobokamana mu ndimi z'amahanga theology. Ntabwo ari ukwiga ku Mana, kuko theos bivuze God, logos ni science yo kwiga mu ndimi z'amahanga. Ariko ibyo byose iyo tuvuze theology ntabwo ari ukwiga Imana, oya, ntabwo wakiga Imana ngo bisoboke. Paul niwe wavuze ngo bene data, ubwiru bw'Imana burakomeye, ngo guhishurirwa Imana iri mu ijuru, tukavuga Imana ifite umubiri, tukavuga Imana ijya ku musaraba, tukavuga Imana izuka igafata gukiranuka kwayo ikakuduhereza. Ibyo ngibyo birakomeye, ugiye kubihishurirwa no kubivuga, birakomeye. Rero ikibaho mu kwiga iyobokamana mu ndimi z'amahanga theology, ni ukwiga ku mateka, ni ukwiga ku bihe, ni ukwiga ku buryo bwo gusobanura ibijyanye n'ijambo ry'Imana, ariko si ukwiga ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana kugira uryumve uribemo ni uko uhishurirwa ubifashijwemo n'Umwuka Wera. Ubifashijwemo n'Umwuka Wera, ubifashijwemo n'Umwuka Wera, kubaho kwawe, kuvuga kwawe, ubifashijwemo n'Umwuka Wera, kuko Umwuka Wera niwe wanditse aya magambo. Hari ikintu gitangaje, abantu b'abahanga muri Bibiliya n'abantu b'inshuti na Bibiliya, hari ikintu gitangaje. Ubundi Bibiliya yanditswe mu bihe bitandukanye. Mose yandika ibitabo 5, Yohana nawe yandika ibyahishuwe, umwe yanditse
mbere y'imyaka 1000, undi nawe yandika nyuma y'imyaka 100, ufatiye mu gihe ngenga masaha ugafatira bashingira ku ivuka rya Yesu Kristo. Umwe yanditse mbere y'1000, undi yandika nyuma mu myaka 100 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Ariko biba bitangaje kubona uwavuze nyuma n'uwavuze mbere batarabusanye. Ubundi ibyo ngibyo mu buzima busanzwe bwo kwiga bifite amahirwe make yuko umuntu umwe yandika mbere y'imyaka 1000, ubwo bivuze ngo ufatiye uwa mbere ugafata n'uwa nyuma harimo imyaka myinshi. Ariko uwavuze ikintu mbere y'1000 mbereho cyane n'uwavuze nyuma y'imyaka 1100 n'indi irengaho, abantu kuvuga ubutumwa bumwe buhuye. Nicyo kintu kigaragaza ko Bibiliya yahumetswe n'Imana, ari abantu banditse bayobowe n'Umwuka Wera. Abantu banditse bayobowe n'Umwuka Wera. Mwuka Wera akabayobora uburyo bagomba kuvuga, ibyo bagomba guhamya, uburyo bagomba kugenda. Rero niba ushaka kumenya no gusobanukirwa ijambo ry'Imana, ugomba kwemerera Umwuka Wera nk'uwanditse, nk'ufite ubwiru bwose, akakuyobora. Bibiliya avuga ngo kuko Umwuka amenya byose, arondora byose, ndetse n'amayoberane y'ubumana. Imigambi, gutekereza, kuvuga k'ubumana kose kwihishe muri Mwuka Wera. Rero kugira ngo uhishurirwe icyo Imana yavuze, nuko uba uyobowe na Mwuka. Mwuka akakuyobora. Mwuka Wera akakuyobora. Mwuka Wera akagutwara. Hariho ibintu byinshi tugenda twumva bitandukanye, ariko Umwuka niwicara muri Bibiliya nshuti yanjye, ukemera kuyoborwa n'Umwuka, ukemera kwitanga bati Mwuka nyobora, Imana izakuyobora mu mwuzuro wose w'ubumana. Uburyo bwo kumenya no gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Icya kabiri, ahantu abantu benshi bajya bagwa, hari umuvandimwe w'inshuti yanjye ajya ambaza, ese se bazungu, inyigisho z'ibinyoma zikomoka hehe? Byifashe kuki abantu bavuga ibintu bitandukanye, bakigisha ibintu bitandukanye? Uburyo bwo kumenya, kugira ngo iki ngiki ucyumve neza, ubundi Bibiliya kugira ngo ushobore kuyumva, uri muyisoma, ugira ushobore kumva Bibiliya uri muyisoma, ntabwo ugenda ngo ufate akantu kamwe ugasoma, oya. Kubera yuko Imana itanga ibyanditswe, abantu bakiriye ibyanditswe babyakiriye bayobowe n'Umwuka Wera, ariko bari abantu. Kugira ngo rero Imana ibashe kuvugana nabo, yagombaga gukoresha ururimi bo ubwabo bumva, bazi neza, basobanukiwe. Niyo mpamvu Imana ari umukozi w'umuhanga. Nari mvuze ngo
ijambo ry'Imana, Imana ihumekeramo abantu ibyanditswe, yabihumekeye mu bantu bafite imibiri, bafite imitekerereze, bafite imyumvire, abantu batuye. Kuko rero Imana yacu ari Imana tutabona uburyo tuyivuga bugukwiriye, ariko ari Imana izi ubwenge. Yahisemo gukoresha ururimi bo ubwabo babasha kumva, ururimi bo ubwabo babasha kumva. Niyo mpamvu mu mitekerereze, mu myubakire y'umuco w'Abayahudi, hari uburyo bavugaga. Ntabwo mu kuvuga kwabo bafata akantu kamwe, oya wapi, ahubwo mu kuvuga kw'Abaheburayo, kw'abaturage b'Abayisiraheli, mu kuvuga kwabo bagendera ku kintu cyitwa ibitekerezo. Mu mico y'imyandikire yabo bo bagendera ku bijyanye n'imitekerereze, ibitekerezo. Niyo mpamvu nusoma Bibiliya kuva itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri, uzabonamo igitekerezo kimwe, uburyo Imana yaremye. Hanyuma gatatu kugera kuri 12 uzabonamo ikindi gitekerezo kimwe. Uzabona nyuma y'uko Imana imaze kurema umuntu, uzabona nyuma y'uko umuntu acumuye. Ibyo uzasoma kuva kuri 3 kugeza kuri 12 byose ni igitekerezo kimwe kijyanye n'uburyo umuntu yaguye. Kuva kuri 12 kuzamura naho bavuga ku kintu kijyanye n'iki, ni igitekerezo mu itangiriro n'undi mu mvuga cy'uburyo, aho noneho bagaruka ku masekuruza, ku bakurambere. Rero kugira ngo wumve ijambo ry'Imana, ugomba kubanza ukajya mu muco wabo ukabyumva neza, ukabanza ukamenya ngo mbese byari bivuze iki, byari bisobanuye iki, byaganaga hehe. Hanyuma ukabona gufata ibyo ngibyo ukabyikuraho, ukabyisiraho, ukavuga ngo mbese ibyo somye biranyigisha iki, ibyo somye biramfasha iki, n'iki bimfasha, n'iki binyigisha. Uburyo bwo kumenya no gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Hanyuma nyuma yo kumenya igitekerezo nibwo ugomba kumenya, ukavuga ngo ese iki gitekerezo nyihuje n'ubuzima, kuko ubuzima turimo, igihugu wavukiyemo, agace wavukiyemo, imibereho yabo itandukanye cyane n'uburyo ururimi rw'Imana yabwiye, umuco w'Imana yabwiye, imigenzo y'Imana yabwiye uburyo yari imeze. Hanyuma ukavuga ngo mbihuje n'ubuzima ndimo, n'iki binyigisha. Biranyigisha iki, n'iki binyigisha. Nagira nkwibutse nshuti yanjye, mu muco w'Abayisiraheli bagiraga imigani, bagiraga ibitekerezo. Mu muco wa Kiyahudi bagiraga
bagiraga ubuvanganzo. Rero Bibiliya nayo yandikiwe muri ico ngicyo, yandikiwe mu migani, yandikiwe mu buvanganzo, yandikiwe mu bugeni. Rero kugira ngo uyisobanukirwe nuko umenya ngo ese iki cyari kivuze iki mu bugeni bwaho, byari bivuze iki. Hanyuma ibyo ngibyo ntabwo biba bikuyeho ko guhishurirwa guturutse ku mwuka wera, kuko uko ni ukwiga gusanzwe ariko gufasha ndetse kugira umumaro. Kubera yuko impamvu usanga abantu bavuga byinshi, basobanura byinshi, ugasanga duhuye n'inyigisho zindi zidahuye n'ubutumwa bwiza, zidahuye n'umugambi Imana yari ifite wo kuducungura, zidahuye n'umusaraba wa Yesu, ni ukudasobanukirwa ibyo ngibyo. Ko Bibiliya yanditswe mu muco wabo, bagendaga n'ibitekerezo. Kera turi abana batoya, hari icyo bajyaga batubwira ngo ni ukurya manu. Kurya manu ni uburyo bwo kugenda ugafata Bibiliya, wamara kuyifata ukagenda ukarambura, wamara kurambura ugasoma umurongo. Ariko ubwo buryo ntabwo ari bwiza, kuko siko mu muco w'Abayahudi y'ubwabyo mu ndimi zabo bimeze, bo bigendera ku bitekerezo. Bigendera ku bitekerezo. Rero bisaba gufata umwanya, niba ushaka gusobanukirwa neza icyo Bibiliya irimo ikubwira, icyo umurongo urimo kwigisha, usome. Nyuma yo kuwusoma, niba utumvise icyo usobanuye, usome igice cyose. Niba utumvise igice cyose, usome igitabo cyose. Niba utumvise igitabo cyose, hanyuma usome ibitabo byegeranye n'icyo ngicyo. Kubera yuko nk'iyo tugeze mu inzandiko zifite uburyo Pawulo iyo yandikaga yabanzaga gusobanura ikibazo abantu bafite, hanyuma akagira itangiriro, igihimba n'umusozo. Rero nufatamo hagati, ushobora guhusha icyo Pawulo yabuzaga abantu, impamvu y'umwanditsi nyamukuru. Niyo mpamvu ari byiza gufata ibitabo byegeranye ukabisoma, ariko apana gufata akarongo kamwe. Turimo turavuga uburyo bwo gusobanukirwa, uburyo bwo kumenya no gusobanukirwa ijambo ry'Imana, uburyo bwo gusobanukirwa no kumenya ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Gusobanukirwa ijambo ry'Imana, uburyo bwo kumenya no gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Ese ijambo ry'Imana ni iki? Ijambo ry'Imana ni iki? Iyo dusomye Yohana aba ngo muberese ukuri ni ijambo. Yohana wa mbere 1 haravuga ngo mbere na mbere hariho Jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Ngo uwo wahoranye n'Imana mbere na mbere, ngo ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ngo muri we harimo ubugingo, ngo kandi ngo ubwo bugingo bwarerekanwe turabubona. Arimo yandika mu rwandiko
hari ikintu yavuze. Yaravuze ngo uwo twiboneye, urwandiko rwa Yohana, uwo twumvise, uwo twirebeye n'amaso yacu, intoki zacu zikamukoraho. Uwo niwe jambo ry'Imana, ari we Yesu Kristo, niwe tubabwira. Niyo mpamvu usomye ijambo ry'Imana ntuhishurirwemo Kristo, uba ugiye hanze y'icyo Imana yari yaragambiriye kera. Niyo mpamvu hano twasomye twabonye icyo ijambo ry'Imana rimara. Icyo ijambo ry'Imana rimara, tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri 5. Haleluya. Ese inyigisho nzima n'iki zigomba kumarira umuntu uzumvisha? Ijambo ry'Imana n'iki rigomba kumarira umuntu? Haleluya. Twabonye ko ijambo ry'Imana ari Kristo. Tugiye kureba muri Kristo habaye iki, n'iki muri Kristo cyakozwe, n'iki muri Kristo cyagaragaye. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana. Yohana yaravuze ngo uwo nguwo, uwo twiboneye, intoki zacu zikamukoraho. Aramuhamya ngo niwe Kristo, niwe tubabwira, ngo niwe mucyo w'Imana wagaragaye. Mucyo w'Imana wagaragaye, niwe kubaho kw'Imana gutunganye. Kubaho kw'Imana gutunganye. Rero ijambo ry'Imana, Yesu Kristo ari ryo jambo, hari icyo agomba gukora mu buzima, cyangwa icyo Bibiliya yigisha kigomba kuba gihura n'iki ngiki. Kidahura n'iki, Paul niwe avuze ngo ni iki. Ijambo ry'Imana ari ryo Kristo, uburyo yaza akambara akamera nk'umuntu, uburyo yagiye ku musaraba, yamara kujya ku musaraba hanyuma agapfa agahambwa, agafata gukiranuka kwe kuzuye k'Imana, yarangiza akakuduhereza. Paul niwe wavuze ngo nuko ngo muri we arimo amuvuga, aravuga ngo nk'uko icyaha cyazanwe n'umuntu umwe, ni nk'uko no gukiranuka kwazanwe n'umuntu umwe. Rero iryo jambo rigira uwuhe mumaro? Umumaro wa mbere rigira ni ukwigisha umuntu. Kwigisha umuntu, kwigisha umuntu, kwigisha umuntu, kwigisha umuntu, kwigisha umuntu, tukamwigisha aho agomba guca, aho agomba kugana, n'icyerekezo agomba kuganamo. Icya kabiri, ijambo ry'ukuri rigomba kugira ni ukwemeza ibyaha. Iyo ukoresheje Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo ni ukumuha icyerekezo. Kwemeza ibyaha, kwemeza ibyaha, kwemeza ibyaha. Kwemeza ibyaha. Niyo mpamvu Bibiliya ari umwuka wayanditse, kuko icyo umwuka agira, inshingano y'umwuka, icya mbere ni ukwigisha umuntu, ngo kumuhanira gukiranirwa. Niko Yohana yabivuze. Ngo uwo mwuka naza azababwira byose, ngo azabigisha, ngo abemeze iby'ibyaha byabo. Umwuka azabemeza. Haleluya.
azatwemeza iby'ibyaha. Paul arangiza arandika aravuga ngo ndavuga muyoborwe n'umwuka wera nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira kuko umwuka azabigisha. Nyuma yo kwigisha akwemeza. Iyo tuvuga umusaraba wa Yesu udahishurirwe n'umwuka wera wumva ari ahantu hasanzwe, ariko umwuka nakwemeza uzabyumva neza. Ndasenga kugira ngo umwuka yongera kwemeza. Ko Yesu apfa yapfiriye ibyaha byacu. Icya gatatu, ijambo ry'Imana rigira umumaro wo gutunganya umuntu, kumutunganya akabaho ubuzima bunesha ibyaha. Wacu yararirimbye ngo niki cyanyiza ibyaha uretse amaraso y'umukiza. Niki cyanyeza rwose nk'amaraso y'umukiza. Ngo ayo maraso ngo niyo anyeza rwose, ngo nta cyabasha kunyiza, nta cyabasha kumpa amahoro uretse amaraso ya Yesu. Iyo umuntu atarumva umusaraba, yatarumva kuzuka, yatarumva bibi bintu bisanzwe, turi babi. Ububi bwacu buturimo turabuvukana, ariko Yesu gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Muri we harimo imbaraga zibashisha umunyabyaha. Nshuti yanjye, impamvu tudasambana si uko bateyeho kamera, si uko bagize gute, nuko umwami wacu yazutse akaba ari mu buzima bwacu. Nawe ndakwingingira Imana, aya masaha ndasenga, ndimo senga kugira ngo umwami wawe abe muzima, Yesu abe mu buzima bwawe, abe muzima mu buzima bwawe, kuko aratuzi, ni umwami wacu. Niyo batereka, niyo bashyira, hari ahantu hamwe nabaye nkajya nca ku kaduka bacuruza udukingirizo, ariko impamvu tudasambana ntabwo ari uko ari amaduka atatwegereye, oya, twubatse ku rufatiro, twubatse ku rufatiro. Yesu wacu ni muzima, umwami wacu ni muzima. Haleluya. Kubera ko iyo abantu bavuye ku rufatiro bashaka ibindi bintu, ariko n'iki ijambo ry'Imana ritubwira, ratubwira ngo abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Nshuti yanjye, ukiri mu butware bwa kamere, uburyo wakiga bwose, uburyo wakirinda bwose, ntabwo byabasha kugukiza uretse kwemerera umwuka we. Rero kumenya Kristo, kumenya ijambo ry'Imana biradutunganya rwose, biradutunganya, bikadutunganya, byarangiza bikaduhanira gukiranuka, bikatwereka uburyo dukiranuka. Nibwo tubasha kugera ku cya kane, kuduhanira gukiranuka, bikatuyobora uburyo tugomba kubaho dutunganye, umwuka akatuyobora. Niki cyabashije Yesu gutungana? Yarayobowe n'umwuka we, kandi niwe udusobanurira ijambo ry'Imana by'ukuri. Hanyuma icya gatanu, ngo kugira ngo tubashe gukora imirimo myiza, kugira tubashe gukora imirimo myiza, tubashe gukora imirimo myiza, tubashe gukora imirimo myiza. Imirimo myiza
hishure mu kumenya umusaraba, hishure mu kumenya Kristo, mu gusobanukirwa ico Yesu yakoze. No hariho guhishurirwa kuzuye ku bumana, no hariho kunesha, kuko Kristo yaranesheje, Yesu yaratsinze. Reka dusoreze dusenga Imana, dusome urwandiko, dusome igitabo cya Samweli, igitabo cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, ibice byaho 3, murongo waho wa mbere. Samweli wa mbere ibice 3 umurongo waho wa mbere. 3:1 haravuga ngo 3:1 3:1 haravuga ngo uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nakwereka ko ari kweruye. Icyo gihe Eli yari atangiye guhuma atakibona. Bukeye mu maryama ajya ku buriri bwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryari ingume, ijambo ry'Imana ryari ingume. Tujye gusenga kugira ngo Uwiteka Imana yongera dusoboreshe uburyo bwo kumenya ijambo ry'Imana. Nimuyobe, 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 musenge binyuze mu gusenga no gusaba Imana guhishurirwa. Ntabwo Imana izabura kutumenyesha ukuri kw'ijambo ry'Imana, kutumenyesha tukamenya umusaraba, tukamenya kuzuka. Nyuma yo kumenya umusaraba tukabaho ubuzima bunesha ibyaha. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Mwami Imana, turaguhimbaje, tugushize hejuru. Turagushimiye Kristo, niwe washoboresha abantu bawe Mwami kunesha, niwe wabashisha abantu bawe Mwami. Uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza. Jya ubana natwe ukatwitaho ukaturengera. Nyemera uduhe kunesha Papa, twiteho uturengere. Bwiza bwawe bubane natwe, nawe uhanye nawe, nawe asa nawe. Nyemera uturengere udukomeze, twambike imbaraga kandi uturinde. Ndasenga Mwami Imana kugira ngo muri iki gihe kimeze gitya wongere wigisha abantu bawe ijambo ryawe, wongere ubahugurire, wongere ubakomeze. Musaraba wongere ubambike imbaraga, wongere ubarenzere. Ubwo wapfaga Mwami wirehereza abantu bose, ubwo wapfaga Mwami wirehereza abantu bose. Nyemera Uwiteka Imana wongere Mwami Imana uduhe kugera ikirenge mu cyawe, udushoboze, twambike imbaraga, ubane natwe. Urakoze Kristo, urakoze Samba Itarumba, urakoze kutanza ubuzima, urakoze kubohoye u Rwanda, urakoze ko bohoye uyu mugabane, urakoze ko Afurika yacu igize ubuzima, urakoze ko u Rwanda rugize ubuzima, urakoze ko amatora abonye gukiranuka, urakoze ko abigisha bigishije, urakoze ko abahanuzi bigishije Mwami. Urakoze Mwami. Turasenze kugira ngo wongere utange guhishurirwa, tange kumenya, tange imbaraga. Bwiza bwawe Mwami butubeho. Urakoze kuri Imana. Dusengera aba bantu Mwami Imana bumvisha ubutumwa bwiza, bakongera kukwizera. Ndakwinginze kugira ngo ubakomeze, bambike imbaraga. Aba bantu bamenye ko wapfuye gapfira ibyaha byabo, gafata gukiranuka kuzuye kakubahereza. Nyemera ubambike imbaraga, ubakomeze, ubigishe gusenga, ubigishe gusoma ijambo ry'Imana, ubahugure mu buryo bwose. Urakoze kuri Imana ikomeye, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ibahe umugisha. Mwakoze kubana natwe, turabashimiye. Imana ibane namwe kandi